Umukino wa kane wikurikiranya rashford atagaragara mu bakinnyi ba kuri fedo match ya Manchester United akurwaho bwa mbere ari kumwe na Alejandro Garnacho agera nyuma umutoza aramukomorera kuri match yakurikiye w'imikino 3 iruka yari kuri fedo match. Biragaragara ko rero kuri Rashford n'umutoza bisa n'ibyarangiye. Iya muvugaho urabibona mu mvugo ye. Yego. We aravuga ngo byemezo mfata birafasha Rashford ariko cyane bifashe kipe niyo natumwe. Ejo bundi muri pre-match conference umutoza Ruben amorim umunya Portugal yavuze ngo kugira ngo nemere gutoza ekipe nuko mbanzi ko mfite ububasha bwose n'uburenganzira bwose kuri ekipe yanjye. Ati uramutse ubunyimye cyangwa ukanyimaho n'igice gito cy'ubwo bubasha ntabwo nashobora kwitoza nta nubwo nakwemera akazi kawe. Yacaga amarenga avuga ngo ikipe narayihawe nzakinisha uwo nshaka ntashaka sinzamukinisha. Aravuga ngo rero ni nabyo bizanyoreza gukora aka kazi, bizabanza kutugora kuko uko nshaka gukina hari abakinnyi bamaze kubyumva hari n'abatarabyumva. Yego. Uretse no ko hari abatarabyumva hari n'ababyumva ariko badafite ubushobozi bwo kubikora execution. Umutoza agira uko akina, akeneye mainstream, akeneye abakinnyi bo kumufasha donc gutanga umusaruro. So icyo riragaragaza muri iki gihe ntabwo yizeza abantu kubona resultat. Oya, arabasaba patience, arabasaba kwihangana, noneho bazamuza umusaruro neza amaze kwikiza babona batabyumva no kongeramo abatekereza ko babyumva kurushaho. Hari transfers zigomba gukorwa mu kwezi kwa mbere muri Man United, hari na nyinshi zakorwa muri sama cyane gusohora abakinnyi kurekura ba Rashford, kurekura abakinnyi batandukanye barimo ba Victor Nilsson, Lindelof n'abambaga naco bashobora kuzagenda. Hari abakinnyi 15 n'aba Bruno Fernandes nabo bashobora kuzagenda. Abakinnyi 15 baguzwe na Ten Hag. Amorim azagurishamo abakinnyi 8 ba Malaysia hari abakinnyi benshi bazagenda. So iyi match rero yari test rero ikomeye cyane ku munota wa 58 Matheus Cunha no mu rutazamu ya Brazil. Nabonye gitangaza Amakuru The Athletic gitangaza ko Arsenal yatangiye contact mu kwezi kwa mbere shobora kumwinjiza mu Arsenal cyane rutazamu wihutirwa cyane, ni rutazamu wihuta cyane ucenga kinya Brazil ariko kuri finition cyangwa se finishing ararusha cyane ba Gabriel Jesus. Rutazamu imbaraga kabisa ubona ko yiteguye gukora. Arsenal yatangiye contact mu kwezi kwa mbere shobora kumuvana muri equipe ya Wolves. Igitego cya kabiri n'icyo yitwa Hichan Hwang. Igitego yatsinze Cunha azi gutera set pieces cyane. Yatsinze kona bro. Yateye kona yijyanamo nta mukinyi uyikozeho. Nibyo bavuga ngo Andre Onana nimwe twabonye turi Nyagatare kwizigiye. N'ubundi Son yatsinze Man United. Zibaye kona ebyiri bamaze gutsinda Man U muri iyi sezo. Yateye kona yijyanamo ariko ni markage mbi cyane y'aba defenseur kuko buryo bagiye gutera kona hariko n'aba defenseur baza gukuraho abakinnyi babahagaze impande y'umuzambo bamubangamira bakabakuraho ariko bara abakinnyi batatu abahagazemo wenyine Andre Onana ku buryo kuzamuka kuri boro byamunaniye kona yijyanamo. Ibitego byose ro byabonetse equipe ya Wolves imaze kubona icyo twita superiorité numérique kuko Man U yamaze kubona ikarita y'umutuku iturutse kuri jaune ebyiri za Bruno Fernandes. Ni jaune ebyiri ni jaune ebyiri iya mbere bamukoreye ikosa none umusifuzi nahita sifura akurikirana wa mukinnyi wamukoreye ikosa aramukubita. Umusifuzi yasifuye ikosa aragaruka amwinjiramo gutya amwinjiramo ambwira ati hariya kudasifuye kandi bari bankoreye ikosa. Umusifuzi amayikarita ni nabyo abasesenguzi bavuze ati ni karita ya kabiri y'umuhondo, ni karita y'umutuku ya cyana. Ati yibagije ko ari umurideri, yibagiza ko ari kapiteni. Iyi season ni karita ya gatatu muri season muri faze gusa atatu y'umutuku. Kumuplaymaker utari n'umukasiro utari Casemiro utari Manuel Ugarte. Ibitego rero bya Matheus Cunha na Hichan Hwang bya Wolves byateye gikomeye Man United uretse no kuba yatakaje amanota imaze n'iminsi itsindwa. Ejo bundi harya muri byagenze gute muri Carabao Cup ni yasezerewe na Tottenham bine kuri bitatu. So ikino gikomeye match kurikiye barasura equipe ya Newcastle St James Park. Newcastle barasura ni kubunane kwanza muri weekend ntabwo bakina. Muri weekend nta Premier League ihari
oya ku cyumweru hari bazakina izakina ryari bazakina na Newcastle ku cyumweru bazakina United bazakina na Newcastle cyumweru se nahita akurikiraho Liverpool ubundi bazakina na Newcastle bakina na Liverpool bahite bakina na Arsenal ntabwo bazakina ku cyumweru wenda ku cyumweru nese sibwo Premier League iri aho bazakina kuwa mbere umunsi ukurikiye kuwa mbere saa 4 z'ijoro tariki 30 Newcastle izabakira oya bazaba ari Old Trafford no bazakira Newcastle bazakira Old Trafford yego impamvu rero ibitego atari byo binamaje gusa ikarita ya Bruno Fernandes bivuze ko azasiba hanyuma na Manuel Ugarte yujuje amakarita 5 y'umuhondo n'abazasiba cyane so ufashe iri line up isa nikomeretse gutya kwizigira United ukavanamo abakinnyi Ugarte ukavanamo na Bruno Fernandes turabizi ko Mason Mount yavunitse nanone election na Casemiro na Kobe icyo bivuze nuko nta Premier basigaranye ariko nanone ubwo se kuri bench nibaje aba bench kuri bench ufite nde kuri Newcastle kirato kimeze kuriya Newcastle Alexander Isaac uteye ubwo Anthony Gordon utsinda ibitego urareba squad ya Man kuri match ya Newcastle ubona ntishoboka urabona ko amahirwe menshi zatsindwa kwizigara icyo nabonye kigora Man bura iyi system ya back 3 isaba aba full backs baremwe mu buryo bwo gukina isema defense batatu icyambere bafite Mazirawi uburyo akinamo ni kwa kuntu ufite nimero 2 ariko ukina muri system ya defenseur bane bavuga ngo afite nimero 7 bagurana umwe akagenda akagaruka ariko ntabwo akazi kose ka overlap agenda akagaruka ubona bitajyanye noneho Diego Daro wibuka ko burya arahengetse kuri gatatu ntabwo nyine asanzwe akina ibumoso akina iburyo kumuhengeka agakina full back wenyine biragorana cyane ubona nyine bakeneye baba full backs bafasha muri system ya back 3 kugira ngo bajye kuko no abongereza bakoresha ijambo rivuga ngo I saw it coming narabibonaga biza Ruben amorim abantu bamugarutseho cyane bavuga ngo ari very honest kubera ko interview yatanze bamaze gutsinda match ya Everton 4-0 yaravuze ngo the storm will come we are going to be found out in some games inkuba zizaza hari imikino tuzafatwa nabi cyane kuva icyo gihe mu minsi 22 Manchester United itakaje imikino 5 mu mikino 10 batakajemo imikino 5 ariko kwizigiye mwavugaga kuri ibintu by'aba full backs na abiriye bo muri system y'aba defenseur batatu nicyo kintu cya mbere buriya kiba no hano umutoza wundi akubwira ngo ubu numva ibintu bibiri umutoza agomba kuba afite nk'abatoza nyine buriya uyu Ruben Amorim ameze nk'aba Simone Inzaghi yo muri Inter Milan icyambere aba full backs akenera naba winga ariko bakaba n'aba defenseur nibo bantu bakora akazi n'ibirometero byinshi mu mukino bavuga ko ubundi ngo agomba kuba afite ibihaha birenze kimwe ubu ukuntu agomba kuba ari umukinnyi w'igitangaza iyo tuvuga nka Federico Di Marco wo muri Inter Milan ukina kuri gatatu ya Inter Milan ibumoso uzi ko uyu Federico Di Marco mubona amaguru afite mu ntumira afite mu rujya afite imbaraga n'umutaliyano n'umugladiateur na technique afite n'ubwo akine ariko ari defenseur uzi ko akina match agasiba indi bora ntabwo abanza mu match zose hari match rwose zikomeye mutoza avuga ati warananiwe wakoze ibirometero byinshi ruhuka afite nibura babiri ku ruhande rumwe nabiri kundi ruhande kandi bose babanganya imbaraga basimburana none iyo fashe Denzel Dumfries ukina iburyo uyu muhorano ukina iburyo ntabwo wajya kumugereranya na bano ba Mazirawi nawe nta kina match zose nabageranye makavamo so kumva rero ko Man yuyo gatatu ya irafatwa na Malasia umaze imyaka 2 yibereye muri Infirmary cyangwa Daruko Diogo Dalot na uhengetswe ukumva ko ruraza gufata urwo ruhande nyuma ye hari Mazarawi uzarebe kuva Diogo Dalot bamuhengera nta cross nimwe riswanye yayikata gute ashobora gutera arahengetse ntabwo akoresha imoso akaguru ke kimoso nagamufasha kugenda ntazi kugakira none se kwizigira niba tuvuga ko Inter Milan izi mpande zayo ari Denzel Dumfries na Federico Di Marco si igihumbi kwijana kwe ni igihumbi kwijana si full package cyane rwose ikindi kintu ugomba kuba ufite noneho aba mediateri banyabo bafite imbaraga ushaka gukina system ufite Casemiro udagikora cyane ntabwo bishoboka ukina mediateri bafite work rate hejuru bakora muvoma nyinshi mu kibuga basaba baro nyinshi amaperi ya baro Barea akaba kari bura Nicolo Barea ni Kante w'umuzungu cyane ni Ngoro Kante w'umuzungu abari no muri preza hose ahantu hose
so rero ikipe ikeneye amafixation menshi kuva muri defense kugera hagati kugera kuri oberiye na rutayizamu akeneye rutayizamu mwiza urutabariye abafite Lorenzo icyo abantu bibaza kuri Manchester United kugeza uyu munsi biragaragara ko it is no longer a matter of a manager cyane, ni ikibazo cy'abakinnyi ba Manchester United level yabo rugangura iri hasi cyane. Akoze ko Ten Hag bajya gutangira shampiyona yarivugiye ngo we are not ready, yavuze ngo ntabwo twiteguye gutangira shampiyona. Icyo gihe bari bukina na Fulham ndabyibuka kuri match ya mbere yaravuze ngo ntabwo twiteguye gutangira shampiyona. Mercato yose irangiye yavugaga turi kubibona ubu ngo ntabwo bari biteguye gutangira shampiyona ngo imbere y'igihe ije tutariteguye mu kwezi kwa munani akurikije abakinnyi bari bahari. Ahandi biragenda, hari indirimbo abarokore bajya baririmba ati ntabwo nyemerewe guca mu nzira y'igihogere no kugenda nkaca mu tuyira duto ubwo ntaho mpano isigaye ica ni ukubebera iho inzira nini. Ariko hari abandi bari mu nzira nyabagendwa, ni ikipe ya Liverpool ibintu byayo biragenda neza cyane. Icyo bakozeho kibaza habo, nushaka uyibanza igitego, nushaka uyibanza bibiri, Liverpool irakugombora, niba ngombwa inagutsinde, Liverpool iragusunika. Bagiye half time banganya igitego kimwe kuri cyane. Oya ahubwo se bakishyuye ryari cya mbere, bakigomboye ku munota wa nyuma bagiye kuruhuka. Cyari igitego cya Andre Ayew akibonye ku munota wa gatandatu, gusakira kare match gitangira. Ekipe ya Rest itangira kudefanda iranatamporeza mu minota ya mbere y'umukino, itangira no kurya iminota, ariko Kodiga kupaje kubagombora ku munota 45 bongeye umunota umwe bagiye kuruhuka. Twari tuzi bigomba gukurikiraho, Liverpool yagomba gutsinda ibitego, niko byagenze rero kuri Curtis Jones ndetse na Mo Salah. Match barayitsinda kugeza ubu ngubu rero bahise bagira amanota 42 mu mikino 17 yonyine. Ekipe bakurikiye ni Chelsea ifite 35.